Oh wow! Welcome to our YouTube channel, Irembo ry'Ubwenge. Twaranze iki gikombe cy'isi. Hanyuma reka tugaruke muri social media. Umuntu bita Imbabazi Shadia wamenyekanye nka Shadibo yatangaje ko noneho agiye kwihimana nyuma yuko atanze ikirego ko hari umusore w'inshuti ye ushobora kuba yaramufatiranye akamwiba umugono. ngo akamwiba umugono. Usubwo abantu baraza kubisobanukirwa gusa ariko nyine ahantu haba hari n'abana batoya. Gusa nyine nuko ayo makuru wenda yaratrendinze cyane. Ariko yatangaje ko noneho agiye gupostinga amafoto ye yarasanzwe. Uriya musore ngo niwe bita nde? Uriya musore bamwita Yuji Umukaraza. Nekereza ngewe rero uriya njya mwita umwana kubera ko nyine mwita umwana kuri Shadibo ukurikije ariko n'icyabaye hagati yabo. Nyine kuri iriya saga yabaye njya mwita umwana kuri Shadibo. Sinekereza ko amategeko iyo agiye kureba uwafashe ku ngufu n'uwafashwe ku ngufu ntabwo barebera ku myaka, ahubwo bareba ngo ninde wabishakaga ninde utabishakaga. Ariko se uriya nawe avuze yuko yafashwe ku ngufu, buriya waza kubihuza gute? Kugira ngo ube wafa buriya ubabaye mu kinyarwanda aravuga ngo ubabaye niwe ubanda urugi, wagiye kurega niwe wari ufite ikibazo. Ubwo bishatse kuvuga ngo nyine ntekereza ko ababishinzwe mu RIB cyangwa se n'abandi bantu bashinzwe bareba ninde wazanye ikirego, ntabwo bareba ngo none niba nawe yarenganye kandi atareze. Nanone birumvikana. Ahubwo nyine ikintu gishimishije cyane kurusha ibindi ni uko we yatangaje ko yiyeguriye Imana, ndetse abantu bakaba bibaza se bigiye kumera nk'ibya Emeline umwe bise Ishanga, kuko nawe yihaye Imana basa n'ababitera utwatsi. Ariko mu by'ukuri iyo urebye ubona ko hari impinduka nini yamubayeho kandi nziza. Rero Shadibo akaba yatangaje ko agiye kongera gupostinga amafoto ye yahashize kugira ngo agaragaze ko hari impinduka we yamubayeho. Aho ngaho rero aho burana nagira icyo navuga, gusa nyine buriya muri ubu buzima tuba dukwiye no kurwanira kuzagira iherezo ryiza. Ibene nubwo twaca mu bintu ni igitekerezo cyiza, nubwo benshi bari kubikerenza. Harimo abantu bari kuvuga ngo ese ntiyabashaka ahubwo kuzamura nyine population kwa kundi, kuko Shadibo mu minsi ishize ntabwo yarari kuvugwa cyane. Yego, twari twibereye makuru yo muri Kongo, twibereye kuri gikombe cy'isi, The Ben na Meddy, ibintu nk'ibyo. The Ben na Bruce Melody. Ntekereza ko aricyo kintu twari turimo muri iyi minsi cyane, ntabwo twari tukimubona. Ariko we yatangaje ko yari amaze iminsi afite ikibazo, ndetse ntekereza ko ari byo byamuteye imbaraga zo kwiyegurira umwami Yesu, kumwakira nk'umwami n'umukiza. Ahubwo nyine hari indirimbo imwe nigeze kumva nyine y'umuhanzi umwe ntashatse kuvuga izina. Yararirimbye aravuga ngo mbere y'uko kwiyunga n'Imana ngo banza wiyunge nawe ubwawe ndetse n'abo mubana. Bishatse kuvuga ngo yakabaye abanza kwiyunga n'umukaraza. Buri intambwe ya mbere tukamubona bamurekuye. Intambwe ya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Noneho iyo umaze kumwakira nibwo umenye ayo makuru. Iyo umwami yakugezemo uhita umenya amakuru ko abaguhemukiye n'abo wahemukiye bagomba kubanza, ugomba kugenda ugakiranuka n'abavandimwe bawe. Niyo ngo festival ntabwo ushobora kuba ukiri mubi ngo ubashe kubabarira, ahubwo iyo umwami Yesu akuje mu mubiri akaza mu bugingo bwawe, wibuka ko bantu baguhemukiye ushobora kubaha imbabazi. None twitege ko aramubabarira. Ntekereza ko niba byibura yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntago nanone wagaruka wongera kugirana ibibazo n'abantu.
murabikemura. Abo wahemukiye ubasaba imbabazi, nawe abaguhemukiye ukabababarira. Gusa nanone hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Bibiliya ku bantu bayemera cyangwa se wenda n'abandi banyamadini Islam, sinzi ukuntu wenda bo babivuga muri sura yabo muri Quran, ariko ubundi ntago imbabazi zikuraho ibihano. Imbabazi ntabwo zikuraho ibihano, ariko byibura hari ukuntu zigabanya ingoyi. Yego. Habamo koroshya, ariko nuvuga ngo icyaha kiramutse kimuhamye n'ubundi niba biri mu nkiko, wowe yahemukiye ushobora gutanga imbabazi, ariko ntago ziba zikuraho, kuko ubabariye umuntu ntago bikuraho guhanwa. Biranavuga yuko uriya musore ashobora kuba nyuma yo gukekwaho kiriya cyaha ashobora kuba yaragejejwe mu nzego zibishinzwe, hanyuma bakaba baramupimye bakamubonamo ibiyobyabwenge. Urumva niyo yamubabarira, urumva icyo cyaha nacyo kiramutse kimuhamye nimba ari byo koko. Ariko ni ukuvuga ngo mu Rwanda umuntu wakonsomye ibiyobyabwenge, ubundi umuntu ufungwa ni umuntu wacuruje ibiyobyabwenge, cyangwa se umuntu bafasha ari kubinywa. Ariko uwo babisanzemo, uwe bamujyana muri rehab bakajya kubimukamuramo, hano Huye ndakeka hari. Ubwo rero we bamuzana muri rehab, cyane ko rehabilitation itanga resulta nziza, kuko niba dufite Emerine, hari n'abastari benshi bagiye bayijyamo bigagenda neza. Ntekereza ko na Ariel Ways nawe mu minsi yashize nawe yahamaze inkuru zigeze kuvugwa ko yahagiye, we na Babu ndakeka bahazaniwe rimwe, kandi byatanze umusaruro. Ni ukuvuga ngo ubwo icyo gihe habayeho imbabazi, cyangwa se umuntu agakura. Ubwo ubushinjacyaha nibwo babuze ukuntu bigenda, ariko twe turi gutekereza nk'abantu babyumva gutyo. Ubwo nyine ni ugutegereza tukareba icyo ubushinjacyaha bigikora. Ahubwo njyewe ndi ikintu natekerezaga ni ku bijyanye n'imyizerere. Buriya baravuga ngo Yesu ngo yaravuze ngo nimwanga kuvuga ngo baramubwiye ngo nacecekeshe abigishwa bibe Yesu. Abwira ati mbacecekesheje amabuye yarangurura. Noneho aranditswe ngo mu minsi y'imperuka amabuye, ngo mu minsi y'imperuka amabuye nayo azavuga. Ubwo bishatse kuvuga ko wasanga izi mpinduka ziri kuba ku Wesley Queens twari dufite, ubwo ni biri bya Bibiliya biri gusohora. ushobora gusanga hari impinduka iri kubaho, tukaba turi gusigara turi guseka ngo ni social media n'iki, kandi abantu ubutumwa bw'Imana bwabagezweho, ahubwo bagiye kwiyegurira Imana. Biba ari byiza kugiye kurwanira no kugira iherezo ryiza, ni byiza. Wenda tunakomeza twikomereze twirebere iby'uyu munsi. Ubundi uyu munsi ngo ni umunsi ukomeye mu Rwanda. Uyu munsi ntago ari ngo, ahubwo uyu munsi ni umunsi ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Cyane rwose. Uyu munsi ni umunsi ukomeye w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari intwari uzi? Festival banza umbaze ngo uyu munsi uziho iki? Icyo uziho cyo rwose ntekereza ko ubundi ku itariki imwe ni umunsi wo kwibohora. Yego. Ni umunsi w'ubwigenge. Twahawe ubwigenge ku itariki ya mbere karindwi. Ariko umunsi twahawe ubwigenge, baduhaye ubwigenge ariko tutibohoye, tutabohotse, tukiboshye. Urumva? Noneho uyu munsi rero intwari z'u Rwanda noneho zirarubohora. Hari ukuntu umuntu akubwira ngo ngahigenge ariko uboshye. Birumvikana. Noneho uyu munsi ho rero twaje kwibohora, ndetse ni umunsi wo kwibohora. Ntekereza ko ari umunsi tuba tuvuga ibigwi by'ingabo z'igihugu zabohoye u Rwanda, noneho n'Abanyarwanda. Ntabwo zabohoye u Rwanda gusa, zabohoye u Rwanda n'Abanyarwanda, kuko hari Abanyarwanda benshi bari mu mahanga bahawe uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cyababyaye. Ngo rero turikiri kuri iyi nkuru nanone, biravugwa ko ingabo z'u Rwanda zahinduye ibirango by'ingabo.
nabibonye ko RDF yahinduye ibirango rimwe buriya turabyita amaparitema, bishobora kuba wenda byitwa amadepartment, babyita amadepartment. Yes, urumva RDF igira bimwe mu agira amadepartment, ibyo twakwita nk'amadepartment cyangwa se amatsinda afite ibyo agiye ashinzwe. Ndakeka harimo ntekereza ko abantu benshi tuba tuzi akenshi tuba tuzi Air Force, bamwe bakora ku ndege, tukamenya bano bakora mu buzima, duhora kwa muganga, tukabona military bands, bamwe abo yego hari na military dukunze guhura nazo mu muhanda zishinzwe umutekano, military police, yego hari nabo bita SOF, ni bariya ba special forces, ariko nyine harimo n'izindi department, aba reserve force. Yes, bose bagiye bahindura ibirango, ndetse wagiye ubona ko ibyo ari bihari byari bipika cyane, bifite amabara asa n'apika. Uyu munsi amabara bakoresheje ubona ko asa n'ayijimye, ku buryo ubona ko ari professional kabisa. Hari ikindi kintu nakunzemo, urareba ibirango bagiye bashyiramo, urakireba even nubwo waba utasomye, ukaba ushobora kureba ugahita umenya iya party. Yes, nuvuga ngo ni ibirango bihari, ni ibirango ku buryo ukirebye ushobora nawe ubwawe kwimagina, ukaba wavuga ati aba bantu bari gukora muri iyi department. Yego, ni ibintu byiza cyane. Wenda twabyise department ariko we are not sure ko ari department. Oya, no kugira ngo abantu babashe kubyumva. Ariko ntekereza ko n'abantu barimo babibona kuri screen zacu hano, barimo bagenda bareba uburyo nyine byagiye bigenda. Ntekereza ko bari kubibona, ndetse ni ibirango ubona ko noneho birushijeho kuba professional. Ni professional cyane, birushijeho kuba professional cyane. Ndetse ingabo z'u Rwanda uyu munsi twese tuzihaye isari. Salute kabisa. dusanzwe tubaha isari, ariko uyu munsi ho rwose ni ikintu cyiza cyane bakoze. Byonyine uyu mudendezo dufite, hari abana bangana natwe bitanze icyo gihe, batakaza ubuzima bwabo, aribo twibuka muri za ntwari z'ingabo, umusirikare utazwi, ni ba basore n'inkumi basize ubuzima bwabo ku rugamba. Yes, ni kabisa. Mbere na mbere tubanje kubaha icyubahiro. Salute kabisa. Bakoze ibintu bya hari igihe nyine umuntu agusobanurira wenda nk'ukuntu urugamba rwo kubohora igihugu rwagenze, ukumva nyine ni ibintu biri speechless, ntago wabona ikintu bivugaho kirenze babikubwiye, keretse guha abo bantu icyubahiro kirenze ntwari kabisa, zatumye u Rwanda rutemba amata n'ubu uyu munsi turutembera nta kibazo. Nahoze nkubaza ngo hari intwari uzi? Ndazizi cyane, niyo ntaba nzizi sinakwibagirwa Fred. Ntabwo wakwibagirwa Fred. Buri abantu benshi ntabwo baba bazi, hari igihe usanga nyine nk'umuntu aba atazizi zose ziratujya bajya bavuga, ariko abantu benshi Fred Gisa Rwigema baramuzi. Ubundi intwari z'u Rwanda ni nyinshi. Dufitemo abana b'Inyange, nabo babaye intwari. Abana b'Inyange. Yes, tukaza kugiramo Fred Gisa Rwigema, Uwiringiyimana Agatha, ndetse tukaza kugiramo n'umusirikare utazwi. Buriya umusirikare utazwi ni umusirikare wese wasize ubuzima bwe ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo ni umusirikare abahagarariye umusirikare utazwi. Abahagarariye abasirikare bose bandi. Ariko nanone ngenda avuga ngo batubwira ko nta ntwari ibaho ikiriho. Urase koko nibyo oya, mu busanzwe bavuga ko nta ntwari ibaho ikiriho, ariko nanone twe nk'abanyarwanda tukibaza tuti niba hari umuntu wayoboye intwari kandi uyu munsi akaba akiyoboye, akiyoboranya ubutwari, ubwo we ntabwo yaba ari intwari? Abantu baradusubiza muri comments. Ariko ni intwari. Buriya njya ndeba umutekano dufite hano mu gihugu, abona nyine nkabishimira Imana. Abagabo bo kubahwa turabafite benshi
benshi cyane, ku buryo iyo bakubwiye inkuru zabo usanga ari abagabo bo kubaho cyane buriya. Uzarebere no mu bindi bihugu uba usanga nyine ibintu bijyanye n'umutekano mu bindi bihugu rwose ntabwo ari igihe usanga hari rudasumbwa. Ubundi hari rudasumbwa intore zirusha intambwe cyane pe. Ntekereza ko aba ari ibintu bigize byiza, ndetse nta nubwo bikwiye kudutera ipfunwe ryo kubivuga. Oya, ntabwo byadutera ipfunwe. Kandi umusirikari wese wambaye umwenda w'igihugu uyu munsi, yaba ariho cyangwa atakiriho, twebwe tumuhaye icyubahiro, ndetse twakagombye kumuha icyubahiro kirenze icyo afite uyu munsi. Ariko we salute you kabisa. Ni ibintu byiza cyane rwose. muzehe wacu rwose nawe ni umuntu nyine wategereje ku bintu byiza kandi anagikomeje. Ngiye nkunda ukuntu igihugu cyacu gifite ingabo zitanga zikagera no mu mahanga, zikajya kugarura amahoro mu bindi bihugu. Ariko noneho tugendeye no kuri experience yo kubohora igihugu, ugasanga nyine ni abasirikari babifitinga, bakubwira inkuru baciyemo, kandi ko kukumva ni abantu b'abagabo bavuga ibintu babonye. Noneho ikindi kintu kiba kirenze ni uko perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame aba ari nawe umuyobozi mukuru w'ingabo kabisa, ku buryo usanga izo ngabo yayoboye icyo gihe n'uyu munsi ni kamanda wazo, aracyaziyoboye kandi aziyoboye mu buriya. Ntabwo ibihugu bya Afurika nkurikije ukuntu bimeze, ntabwo twakagombye kugira umuperezida w'umusivili. Ibyo bintu kuko twebwe amateka dufite n'uburyo wenda tuba tumeze abanyafurika, hari ukuntu tumera nk'abahura n'ihungabana, ku buryo biba bidusaba umuntu uri very strong kugira twemfluence nyine atuyobore. Yes, ni ibintu byiza kandi byo kwishimirwa. Ntekereza ko uyu munsi abanyarwanda aho bari hose bishimye. Nahoze ndeba mu giturage uburyo abantu bari kuvuza utugoma, usanga nyine abantu bishimye. Uyu munsi nta mpamvu yo kutishima. Nanjye mu kanya ngiye gushaka ukuntu ntama agakote nje kwishima, nubwo rwose iki gihugu cyacu wenda igihe cyo kwibohora cyabaye ndi mutoya, nari ntaravuka. Hari ubu byashoboka ko nanjye icyo gihe nari kwambara umwenda w'igihugu nkaza, uko byagenda kose ntabwo nari bunanirwe no guteka. Kiriya gihe nyine buriya umuntu nyine kuki yari ashoboye, yagiraga umusada atanga kandi ibintu bikagenda neza. Urumva n'abo ngabo barwanaga bari bakeneye imbaraga zo kugira ngo bakomeze nyine bapanze bajye imbere. Urumva niyo mpamvu no kubatwaza icyo gikapu, kubatwaza iki, ubaye ari nabyo ushoboye ukabikora, buriya nawe uba utanga umusada ukomeye cyane. Uko byagenda kose mu kubohora igihugu, uwari uriho wese ahumeka, mu bari abasore icyo gihe bari mu ruhande rwiza. Ntekereza ko umusada batanze, niyo yaba yaravomye amazi cyangwa se yarateruye atwaje abasirikari cyangwa se akabaha amakuru, uwo ari we wese wagize uruhare uyu munsi turi gukonsoma amahoro yagizemo uruhare, turamushimira. Sariyuti kabisa, sariyuti rwose. Ni ibintu byiza cyane. Hari andi makuru waba udufitiye? Ntekereza ko uyu munsi amakuru ahari ni menshi cyane, agenda caracara mu bijyanye n'uburezi, ubuhinzi, ariko ntekereza ko turi buze kuyagarukaho mu kiganiro cyane mugoroba. Ariko ntabwo nagenda ntakubwiye yuko nahoze ndeba mu binyamakuru, ndetse nagize n'amakenga, ndavuga nti se ubu iyi nkuru yaba ariyo, binsaba kujya kureba kuri IG ya nyir'ubwite. MC Nariyo yakoze impanuka ejo hashize.
MC Nario nabibonye bavuga ko yakoze impanuka. Abantu wenda baraza no kwibona ku mafoto turi buze kubereka hano kuri screen. Ntago yigeze atangaza. Ntago batangaje ngo yayikoreye hehe byagenze bite. Ntago byo twabibonye. Hanyuma Imana ize kumworohereza. Niba yukoze impanuka ukagira amahirwe ntusigamo ubuzima, abaganga barasanasana iminsi cy'icuma. Cyane rwose abafana be tubihanganishe. Abantu benshi bamumenye muri Pop Balloon. Yes, muri Pop Balloon. Kira kiganiro cyabo cya Pop Balloon niho bamumenye. Ariko nizera yuko araza kumera neza. Yes, Imana imworoheze, ibyacu nakagaruka. Ciao.